cishe bugufi duteraniye hamwe turamye Yesu nituzatumwizeye azajya wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe Mana, turasabye cyane ngo umukozi kara ku munwa ye kuvuga kubwe avugishwe nawe, kandi Mana nziza nzima, aya mahirwe twagize yo kumva ijambo ryawe bya buri munsi bigira aho bituvana n'aho bitugeza, twe kujya tubyumva nk'umuhango ngo byihitire gusa, ahubwo data turakwinginze kugira ngo ubiduharaturire ku mutima, bitubere amendezo yo kuzabana nawe ubuziraherezo. Ngaho gahunda yose tuyigushyize imbere ngo uyiyoborere, abageze ku murongo bose bahirwe nawe, abari mu nzira bazi ubihutishe, abatari bugire amahirwe y'uko duterana ubagemurire mu buryo bwa mwuka kuko urabishoboye, ibyatuma twese tuzakubona tukabana ubuziraherezo, utugirire neza kubw'ubuntu dusanganiwe, maze byose ubiduhere mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Dutangiye dutinze, ndagerageza kwihuta, nizere ko munyumva mwese. Tugeze ku cyigisho cya 8, twaragitangiye muri iyi weekend ejo. Isezerano kuri Sinayi cyo kwibukwa kiboneka mu kuva 16 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Avuga ngo maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi ku wa 6 bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro 2. Ejo rero twatangiye tureba ibyabereye ku musozi wa Sinayi, ubwo Imana yashakaga kwiyereka abantu, yabonanye na Mose. Noneho twarangije ndumva hari aho abantu bavuze bati iby'Imana izategeka byose turabyemeye, bemera iryo sezerano. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo Imana yabateguye kugira ngo babone iyo mpano Imana yari ifite. Imana niyo yabiteguriye, yababwiye amabwiriza bagomba gukurikiza. Turabibona mu kuva igice cya 19 guhera ku murongo wa 9 kugeza ku 25. Ni harehare, reka masome. Kuva 19 umurongo wa 9 kugeza ku 25 haravuga ngo, Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye, kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu, ibyo bari bavuze bati iby'Imana izakubwira byose, bari bagize ubwoba, baravuga ati iby'Imana izategeka byose turabyemeye, aba ari wowe ugenda. Noneho Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo, bamese imyenda yabo, uwa 3 uzasange biteguye, kuko ku munsi wa 3 Uwiteka azamanukira imbere yabo y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Ubashyirireho urugabano rugota uyu musozi impande zose, ubabwire uti, mwirinde mwe kuzamanuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo. Uzakora kuri uyu musozi no kwicwa azicwe, he kugira ukuboko kumukoraho, ahubwo bamwicishe amabuye cyangwa bamurase imyambi. Naho ryaba itungo cyangwa umuntu cye kubaho, he kugira n'umwukoraho, yaba itungo cyangwa se umuntu. Ihembe nirivuga ijwi rirandaze, bazamuke bigire ku musozi, bajye hafi y'umusozi ariko ntibagukoreho.
Mose aramanuka ava kuri uwo musozi aza ku bantu arabeza, bamesa imyenda yabo, abwira abantu ati umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye, ntimuterane n'abagore banyu. Aha ntagize ikibazo kuko numva mu by'Imana yamubwiye iby'abagore itarabimubwiye, wenda baraza kudusobanurira ababizi. Yamubwiye ko bagomba kwiyeza bakamesa, ntibazigere begera uwo musozi, biyeze rwose mu minsi 2, uwa gatatu bazasange bejejwe. None hano Mose yongeyeho ngo ntagire umugabo wegera umugore we. Ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo iraraba, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi, ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana. Abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda umushyitsi. Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana, bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umwotsi wawo ucumba nk'uwikome. Umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rirushijeho kurenga, Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi. Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi ku mutwe wawo. Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuke ajye ku mutwe w'uwo musozi. Mose arazamuka. Uwiteka abwira Mose ati, manuka utegeke abantu be gutwaza ngo bajya aho Uwiteka ari kumwitegereza. Benshi muri bo bakarimbuka. Abantu be kujya kwitegereza ubwo bari bashungereye, niko ntekereza. Kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka biyeze, kugira ngo Uwiteka atabagwira. Mose abwira Uwiteka ati, abantu ntibabasha kuzamuka kuri uyu musozi wa Sinayi, kuko ubwawe wadutegetse uti, ugoteshe uyu musozi urugabano uweze. Uwiteka aramubwira ati, genda umanuke maze uzamukane na Aroni, ariko abatambyi n'abantu be gutwaza ngo baze aho Uwiteka ari, kugira ngo atabagwira. Nuko Mose aramanuka ajya aho abantu bari, arabibabwira. Hano hari ikintu ntumvise nanone. Uwiteka yari yamubwiye ko batagomba kwegera umusozi, arangije aramubwira ngo manuka ugende ku murongo wa 21, utegeka abantu be gutwaza ngo bajye, ahubwo ngo abwire abatambyi ngo bigire hafi, kandi yari yababujije kwegera urugabano nyine. Mose rero aravuga ati, abantu ntibashobora kuza, ubwo n'abo batambyi barimo. Noneho Imana ivuga ivuga izina, genda ubwira Aroni aba ari we muzamukana. Ngaho aho batubwiye gusoma, batubwira ngo, batubaza ngo ni ayahe mahame ari mu mategeko 10 kandi akurikiranyijwe ate? Oya, nasomye ahatariho, nari nsomye ahatariho. Ikibazo ni ngo ni mu buhe buryo Imana yateguriye Abisirayeli kwakira amategeko 10? Turabibonye, ni kuri yababwiye kwiyeza iminsi 2, uwa gatatu bakababera rwose, kandi noneho inababwira ko ntawe ugomba kwegera uwo musozi. Ariko n'abantu bari batinye bavuga bati, iby'Imana izagutegeka byose tuzabyemera. Tubona rero ko hano Imana impano yayo y'amategeko yagiye kuyibaha, ibaha n'amabwiriza uburyo bagomba kwitegura. Biduhamiriza ko amategeko 10 y'Imana ari
ahera, ngo Imana yatanze amabwiriza asobanutse ku byo Abisirayeli bagombaga gukora mu kwitegura gutangwa kw'amategeko kuri Sinayi. Kwera kugaragara inyuma kugaragara ko tutakumva. ubwiza kw'icyubahiro cy'Imana cyari hafi kuza. Ahangaha rero hagahita hananyibutsa ibintu dukunda kujya impaka, ngo kujya mu rusengero, kujya imbere y'Imana, ngo Imana ireba imbere ngo ntabwo ireba inyuma. Nibyo koko ntabwo Imana ireba inyuma, ariko kubera ko isi hano yababwiye ati mugende mumese, mwambare, mube modesiti, muse neza, ntimugaragare nk'abavayu bari aho ngaho, mugiye imbere y'icyubahiro cy'Imana, muze musa neza. Ibyo inyuma deja kubaha umuntu no kwicisha bugufi, ugenda keretse udafite ubushobozi cyangwa udafite ukoza, utabashije kwiyoza cyangwa se utabashije kumesa, udafite n'ukumesera, nabwo ushakisha umwenda wanduye gahoro wenda. Imana rero ishaka ko twicisha bugufi muri byose, no mu kuyubaha no gusa neza. Ndumva ari ikintu hano twafatamo rwose muri aya magambo atangira yuko Imana yishimira abantu basa neza iyo babyitegura bagasa neza. Abantu bakunda kuvuga ngo Abadivantiste ngo ku isabato, kandi muzarebe kuko ni nabyo, abafite umwenda agomba kujyana ku isabato, abadafite imyenda myinshi, umwenda usa neza, uteye ipasi, kuko tuba tugiye imbere y'Imana ishobora byose. Yego uwo mwenda wacu n'ubushwambagare nta n'ikintu uvuze, ariko rufite ko wafashe umwanya ukitegura, nabyo ni ibintu Imana iha agaciro. Tubibona hano, wenda muraza kungisha impaka, ariko ngewe niko nabyumvise. Kandi igihe cyari kije cyaherekejwe no guhinda kw'inkuba no kurabya kw'imirabyo, kandi igicu kinini cyaje ku musozi, ndetse ijwi ry'impanda ryirangiriye cyane ku buryo abantu bose bari mu ngando bahinze umushyitsi. Nibajije iyi impanda yavugijwe nande, nabyo nabyibajijeho, kuko twumvise ko ngo impanda yavuze kabiri, kandi abantu bari mu musozi ntibagombaga kuza ku musozi, impanda yavugiraga ku musozi. Imana yababwiye n'uburyo iri buvuze impanda. Yavuze bwa mbere bava mu ngando baza hafi y'umusozi, ubwa kabiri aribwo yategetse Mose kuzamuka. Ngo amategeko 10 ni umutima wo guhishurirwa Imana. Amategeko 10 ni umutima wo guhishurirwa Imana n'inyigisho z'imyitwarire zigishwa muri Bibiliya. Ni umugabane w'ingenzi kandi ukaba urufatiro rw'inyoko muntu yose. Amahame akubiyemo ahoraho iteka ryose, kandi areba abari mu ijuru no mu isi. Amategeko 10 nubwo tuyita amategeko, ariko ni imiterere y'Imana, ni ibigenga ijuru n'isi. Ibyaremwe byose bigendera kuri aya mategeko 10. Wenda Imana twebwe yaduhaye mu magambo tubasha kuyumva aciye bugufi cyane, kuko twaraguye tujya kure cyane, ariko tubona ko uko agenga ijuru ni nako agomba kugenga isi n'ibyaremwe byose. Mubonye ko hariya mu byo yavuze yuko n'amatungo atagomba kwegera uwo musozi. Ukibaza utubiye itungo ko ritazi ubwenge, riramutse riwandarinze rigakora kuri uwo musozi, ariko Imana yavuze neza ko batagomba kuhegera kuko ari ahera, cyangwa se bakarimbuka. Dukurikije bivuga ko rero ibigenga ijuru bigenga n'isi, ibyaremwe byose birabigenga. Ngo dukurikije ibyo Bibiliya itubwira, amategeko 10 yavuzwe n'Imana. Tubibona muri aya masomo yose baduhaye, tuyabona mu Kuva ndetse no mu Gutegeka kwa kabiri. Kandi niyo yayanditse inshuro 2 zose. Ubwa mbere yayanditse ku bisate by'amabuye
Mose arayamena. Ubwa kabiri ibwira Mose kwicongera amabuye, irongera irayandikisha n'urutoki rwayo. Yahawe Mose inshuro ebyiri nk'impano yihariye. Amategeko 10 yahawe Mose, ni nayo mpamvu bagombaga kwitegura mbere y'uko iyabaha. Ni nko kubamenera ibanga ry'ibigenga ijuru, bantu batari bazi Imana igiye kubibabwira iti nimwiyeze, kuko ibi bintu bigiye kwa nibigera, aya magambo arera ni nayo agenga ijuru, amabwiriza agenga ijuru, namwe agomba kubagenga mu isi, mwiyeze. Ngo mu gitabo cyo Kuva amategeko 10 yitwa ibihamya. Tuyita twebwe amategeko, ariko ubundi yitwa ibihamya. Mu Giheburayo ni edut, cyangwa akitwa amagambo y'isezerano. Mu Giheburayo ni dibre haberit, biboneka mu Kuva 34:28. Mu gitabo cyo Gutegeka kwa Kabiri yanditswe ku bisate by'amabuye by'isezerano. Ngo nta gitabo na kimwe cyo mu Giheburayo gikoresha amategeko 10. Ubundi ntabwo yitwa amategeko 10, ni ibihamya cyangwa se ngo ni amagambo y'isezerano. Ndetse hari n'ayandi bayita ibigenga liberty, law of liberty, liberty ubwo se ubwigenge cyangwa se kuba freedom. Bayita kubera iki? Dufashe nko ku rugero, Abisirayeli bari bavuye mu buretwa badafite uburenganzira, badafite freedom n'imwe. Imana rero yabahaye ibigomba kugenga uburenganzira bwabo na liberty yabo, bakayita law of liberty. Ariko nta na hamwe mu bitabo by'Abaheburayo ubona bayita amategeko 10, kuko iri jambo amategeko 10 rirakarishye, wumva ko ari ikintu ugomba gukora ku itegeko. Ariko ntabwo ari proposition Imana yavuze ngo nimugira gutya. Ni ibintu bigenga ijuru, byakabaye bigenga n'isi. Uburenganzira ni ubwacu guhitamo kubikurikiza cyangwa kudahitamo kubikurikiza. Nta muntu Imana ibitsindagira. Ariko ngo niba dushaka kuba free, kuba free no kuba ab'umudendezo, kandi tukagenda tukabaho neza mu buzima bwacu, kuko amategeko 10 ni twebwe arengera, n'ubuzima bwacu bwa buri munsi arengera. Kubera urukundo Imana yadukunze rero, ibyo bigenga ab'ijuru kandi bakaba babayeho neza mu mudendezo, nibyo yaduhaye kugira ngo natwe tubeho mu mudendezo, twegere ijuru muri makeya, tubeho muri style nk'iyo mu ijuru babayeho. Nitwe rero duhitamo kubikurikiza kugira ngo tubeho nyine turi free, dufite umudendezo, cyangwa se tugahitamo kubyanga, noneho tukajya muri bondage, mu buretwa bwa Satani, kuko nta hagati hahari. Iyo ubikurikije Imana ikaba ari igenga ubuzima bwawe, uba uri free, uba ufite uburenganzira bwawe, bwa bundi bwatumye na Yesu apfa ku musaraba. Ariko iyo byanze urafungwa nyine mu buretwa, aribwo bwa bundi nk'abwo Abisirayeli bari mu buretwa muri Egiputa. Reka nkomeze. Ngo mu gitabo cyo Kuva amategeko 10 yitwa ibihamya, twari tumaze kubibona. Ngo nta gitabo na kimwe cyo mu Giheburayo gikoresha amategeko 10. Mu Giheburayo ni matzot, amategeko. Ibiri amambu inshuro 3 zose bayita amagambo 10. Mu Giheburayo ni asert hadebarim, rikomoka kuri dabar, bisobanura ijambo. Interuro, ikintu, ibintu bifatika, ibwirwaruhame, inkuru,
isezerano amagambo avuzwe n'umuntu. Ibyo byose nibyo bakoresha mu bitabo by'Iburayi bavuga ari amategeko 10. Amategeko 10 ubundi hari na mu cyongereza bayita decalogue. Deka bisobanura 10, log biva kuri logos, ijambo, amagambo 10, decalogue. Mu cyongereza niyo bakoresha, nta na rimwe bakoresha ngo the law, the 10 commandments, ariko ni decalogue na amagambo 10 yavuzwe nyine, avuzwe n'umuntu cyangwa se avuzwe n'Imana. Amategeko 10 yanditswe mu ngeri ebyiri zitandukanye ku tuntu duto. Yanditswe ingeri ya mbere mu Kuva 20, no mu ngeri ya kabiri yanditswe mu Gutegeka kwa kabiri. Mu Gutegeka kwa kabiri ni hahandi Mose bagiye kwambuka, bamaze nyuma y'imyaka 40 bageze hafi Kanani. Mose agiye gusinzira, gutanga cyangwa se gupfa niba ariko twabyita, ayabasubiriyemo ngo mu ngeri ya kabiri Mose yayagejeje ku Bisirayeli akoresheje imvugo, yayavuze mu magambo, ni nk'umurage yabahaga. Ubwo hakaba hari hashize imyaka 40 atangiwe kuri Sinayi. Nimuribuka ko Imana imaze kuyabaha, baragiye mbere yuko bambuka barivovota, ibyo boherezaga abatasi. Imana irababwira iti ukuntu mwivovose iminsi 40 abatasi bakoresheje, umunsi uzaba umwaka, muzamara imyaka 40 muri ubu butayu, nta numwe muri mwe umukuru uzigera wambuka usibye Joshua na Kalebu. Kandi niko byagenze koko, na Mose barazurungutana bazenguruka mu butayu. Noneho bagarutse bagiye kwambuka, Mose arongera ayasubiramo ngo mbere gato yuko abo bantu binjira mu gihugu cy'isezerano. Ibihe bari barimo nibyo bishobora gusobanura impamvu z'iryo tandukaniro rito riri hagati y'izo ngeri zombi. Yose nari amategeko 10, ariko ubwa mbere Imana yayanditse ku mabuye, bari bayafite mu isanduku y'isezerano. Ubwa kabiri Mose agiye gutanga, bamaze imyaka 40, noneho bagiye kwambuka, Mose yasubiramo mu magambo atandukanyeho gato, ariko nta nubwo atandukanye, nuko Mose yashyizemo wenda n'amagambo ariko yavugaga iby'Imana n'ubundi yababwiye. Igihe Pawulo yavugaga amategeko mu ncamake nk'urukundo, ibyo yavuze yari abikuye mu mategeko 10. Tubibona mu Baroma 13:8 kugeza ku 10. Mu by'ukuri urukundo ni inshamake y'amategeko y'Imana, kubera yuko ari Imana y'urukundo. Amen. Biboneka muri Yohana 1 igice cya 4:16. Amari amategeko 10 rero na Yesu yayakubiye mu mategeko 2. Yavuze ko tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imibereho yacu yose, n'impagararo yacu yose, kandi tugakunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Ibyo rero muri make nari amategeko 10 avunaguyemo inshuro 2. Hari urukundo rw'Imana tugomba kugira, tubibona mu gika cya mbere cy'amategeko anabanza yacu n'Imana. Noneho hari nibi bigenga sosiyete hagati yacu na mugenzi wacu. Amategeko y'isi kenshi aya mategeko tubona amareta ashyiraho akenshi ava muri ari 6 ya nyuma yo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko amategeko y'Imana, leta cyangwa se guverinoma z'isi zishobora guhamya no gushyiraho amategeko bakurikije ari 6 ya nyuma, kuko niyo bashobora gutsindagira, kuko agenga umuntu n'uwundi. Ariko ariya 4 ya mbere areba umuntu n'Imana, ntabwo leta zishobora kuyatsindagira, kubera yuko ni Imana n'umuntu. Nta tegeko na rimwe rero rishobora gutegeka umuntu uko akunda, ashobora gukunda Imana. Imana ni izi dogere y'uburyo dushobora gukunda Imana no kuyihe nivo. Ni nayo mpamvu mu minsi y'imperuka, ni nayo mpamvu habayeho akarengane kenshi. Igihe cyose leta yashaka kwinjira muri ari 4,
atsindagiraho imyizerere y'umuntu. Aho rero niho hari liberite, dushobora kugengwa na sosiyete, ukaba umuturage mwiza rwose, ugakurikiza ari atandatu yose, udashaka guhemuka, uri icyo bita indahemuka cyangwa se inyangamugayo, ariko hagati yawe n'Imana ni uburenganzira bw'umuntu, ni na liberite y'umuntu. Ni nayo mpamvu ari amategeko yitwa amategeko ya liberite, law of liberty, cyangwa se amagambo agenga ubwisanzure n'uburenganzira bw'umuntu. Ntabwo rero iyo leta yinjiyemo buri gihe haba akarengane, kuko uko nizera Imana nuko wowe wizera Imana biratandukanye. Imibanire yanjye n'Imana yanjye, nawe uko wizera Imana yawe n'imibanire yayo biratandukanye. Sinshobora kugutsindagira rero kwizera nk'uko nizera, ni uburenganzira bwawe guhitamo. Icyigisho cyacu naho kirangiriye, reka dusome ikibazo cya nyuma. Haravuga ngo, mbese usobanukirwa ute igitekerezo cy'amategeko 10 nk'imvugo yerekana urukundo rw'Imana? Ibyo bisobanuye iki? Ni mu buhe buryo urukundo rw'Imana ruhishurirwa muri yo? Nuko icyigisho cyacu naho kirangiriye, umwanya ndawuha Pasiteri yaje kugira ngo atuyobore mu kuganira. Murakoze, urubuga rurafunguye. Pasiteri abaye atabonetse, n'undi wese ufite icyo yongeraho cyangwa se ufite ikibazo yabaza. Mufungure mikoro tuganire, mwe guceceka. Niba nta kibazo, niba nta kintu umuntu yongeraho byumvikanye cyangwa se ntibyumvikanye, twasenga tukarekera aho ngaho. Okay, ubwo nta muntu ufite icyo yongeraho. Pasiteri nawe ntabwo abona ko uko avuga atekeka, arafunguye mikoro. Pasiteri turakumva. Mwe muramwumva? Ranjye ntabwo ndi kumwumva, ndabona yafunguye mikoro. Yego muzehe, ndakeka afunguye mikoro. Nafungwa, ariko hari ibintu byinshi wagiye usoma, amategeko, amazina yayo, twazasobanukirwa n'ejo. Ariko icyo twakura muri iki cyigisho ni uko Mose, Imana yamuhaye amategeko. Muri uko kumuha amategeko, igihe yazamukaga umusozi wa Sinayi, Imana yabujanije yuko nta muntu bazazana, ikamuha amategeko. Yamanuka agasanga abantu badendeje, bategetse Aroni kubaremera igishushanyo kibajwe, kuko babonye Mose bati wa wundi witwa Mose Imana yaduhaye aratinze. Nuko batangira gutambira ibigirwamana, batangira ibintu bikomeye. Nuko Mose igihe amanukaga umusozi, agasanga abantu bimuye Imana, bayimbujije ikimasa, umujinya uramwicira, amategeko yakubita hasi arameneka. Birababaje rero ukuntu bari baravanywe mu gihugu cya Misiri, barashorewe n'Imana ikabazana ikabageza muri icyo gihugu. Hariya dusanga yuko Imana yavuze ko nta bandi bazagerayo,
mu bahagurukanye na Mose ngo keretse abantu babiri gusa. Nuko mu kanya gato rero baba baribagiwe. Abantu dukunda kwibagirwa rwose ibyiza Imana dukorera. Kenshi na kenshi iyo tubabaye dutakambira Imana, buri muntu wese abavuga amagambo menshi. Nk'uko tumaze kubibona rero, Mose nibwo amaze kuyamena yasubiye imbere y'Imana, Imana imutega kwandika andi mategeko nk'uko ayo yamuhaye yari ari. Nuko Mose amaze kuyandika ayashyira Imana imetega ko bagomba kuyeza, ategeka iminsi bagomba kumara bayeza. Nuko amategeko arezwa rero. Igihe Mose rero yashyiraga abantu, bamwe babyakiriye neza, abandi byakiriye mu buryo sinamenye uko nabivuga, ariko ikiza ni uko yejejwe abantu bagasezerana ko bazayakurikiza. Amategeko 10 y'Imana rero niyo turiho muri iki gihe, niyo twiga, niyo turiho dushimangira. Tugomba kuyubahiriza, tukubahiriza isabato. Hari abo twaganiriye mu cyigisho, bamwe bati ntawe ugomba guteka ku isabato, abandi tubijyamo impaka bakavana ubuturo bwera bw'Imana ku isabato ni umunsi wo kuruhuka. Abandi bati kuruhuka ni umunsi mwiza, ntabwo tugomba kubibabazaho. Abandi bati hari ibyuma by'abazungu byateye birino, hari za mikorowonde. Isabato y'Uwiteka ntabwo tugomba kwifata amapfubyi ngo umuntu arye ibintu byaraye, arye ibintu bitashyuhije, ariko igisubizo gisa naho kitabonetse neza. Kuko ntabwo twabihuje. None niba hari waza kugira icyo aza kutubwiraho muri mwebwe abari ku murongo, twabiganiraho. Ariko hari amazina yandi twagombaga kubaza pasitoro, bagiye bavuga ku mategeko uko bagiye bavuga yitwa. Ntabwo nakwirirwa mbisoma kuko keretse ahari akaba ari washobora kubidusobanurira. Murakoze. Ese muranyumva? Yego twakumvaga muzehe. Icyo nagira ngo nkosoreho, ntabwo Mose ariwe wanditse amategeko ya kabiri. Mose Imana yarakubwiye ngo nagenda baze ibisate 2 by'amabuye n'ibya mbere, akurikije ijuru rya mbere arabibaza, abishyira Imana, yandikisha nanone urutoki rwayo kuri ibyo bisate by'amabuye Mose yabaje, ko ari we wari wabimenye. Uwo murimo ngo nta n'uburyo bwo kumubwira ngo aya mategeko nawe wayafashe nk'iki, wayafashe binene, urayamena cyangwa se ibisate urabimena. Uko yafataga aconga ayo mabuye, yibukaga ibyo yakoze. Imana irongera yandika n'urutoki rwayo, ntabwo ari Mose wayanditse. Noneho rero icya kabiri, mwibuke yuko Abisirayeli Imana yarababwiye ngo mufate manu, ejo ntayo muzabona mu butayu, kandi ibyo mwagize ntibizabora, ntabwo bigeze bibora. Mu ndimi z'icyongereza baravuga ngo it will be remain fresh, ni ukuvuga ngo ni
bizakomeza bibe warmed, bizakomeza bishyuhe ntibizabura. Noneho rero muri iki gihe ahubwo mbese ku wa nyuma ushobora gukora ku buryo ibiryo watetse ku isabato ubirya bigishyushye bikirika. Ye birashoboka. none uvuga ko ibiryo watetse vandrodi ugomba gukora uko bashoboye kose ku buryo ku isabato uzabirya bikiri fureshi. cyangwa niba fureshi navuga ngo iki, cyangwa bikiri womuzi cyangwa se bigishyushye bitagaze, kuko ntabwo Imana yigeze na rimwe manu abisirayeli bariye mu butayu muzi ko ntabwo yagagaga, bayiryaga yabaga nk'uko yari imeze n'ubundi bayirya vandrodi. ubwo rero nicyo kibazo kivuka rimwe na rimwe, abantu bagafata isabato nk'aho uzi ibiryo rimwe na rimwe hari uteka ku isabato, yamara guteka ku isabato ibiryo bikagaga byamara kugaga akabigabura bigaze. ubwo ibyo ntabwo biba bikiri ibiryo, biba ari manu yaboze. aba bandi batoraga manu, ibyo bababwiye gutoragura mu gitondo bagasanga barengeje bagasanga byaboze. ubwo rero n'ibiryo byo ku isabato byagaze, ubwo ntabwo biba bikiri ibiryo, biba ari ya manu yaboze. abantu bagomba gufata ibiryo ku buryo ku isabato bazabirya bikimeze neza, cyangwa se bagaprepara ibiryo bazarya ku isabato bikimeze neza. mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi Ellen White aravuga ngo bibaye ngombwa aho kugira ngo wafata ibiryo byoroheje bitari buze gutera ikibazo igihe biri buze kuribwa ku isabato. ahari yenda haramutse hagize abandi bongerezaho bakongerezaho, ariko ngewe icyo nkeka ni icyo ngicyo. murakoze rwose. twibukije ko amategeko Mose yamutegetse kubaza amabuye, koko nari nibagiwe. Imana yongeye kuyandika iya Mose yanditse n'urutoki rwayo. naho ibindi byerekeye ku munsi wera w'isabato rwose nabyo ubisobanuye neza, niko tubyumva, nanjye niko mbyumva. hari ibintu dufite umuntu agashyiramo ibyo kurya, kandi ibyo byo kurya byara uko wabishyizemo ukazabifungura bikimeze nk'uko byari bimeze. batabifite nk'imyumbati n'ibishyimbo ni ibyo kurya byiza, nibyo benshi ndetse banarya ku isabato. iyo babiraje babifashe neza, bucya n'umuriro ukibirimo bimeze neza rwose, kandi niyo bitakwirirwa bishyushya ntacyo bitwaye. ariko ibindi biryo byose biraruhije, ntako wabirya. niba hari undi ufite icyo yabivugaho ubwo yatubwira. mureke dusenge. dusengere. murakoze. nyir'ububasha n'ubushobozi, soko y'ibyiza, soko y'imigisha, Imana yacu idukunda, icyubahiro ni icyawe iteka ryose. muri aka kanya turagushimye cyane mwami, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki cyigisho. kirimo amasomo menshi cyane twagiye dusoma, ariko hari n'ayo tutasomye, ariko ubusobanuro bwatanzwe. uduhe gukomeza aya mategeko uko twayahawe, uduhe gukiranukira mu byo tuvuga, mu byo dukora byose, kandi uko bukeye n'uko bwije tubone tukwitegura, maze ubwo ugiye kugaruka vuba bidatinze gutwara abana bawe bakoze neza, amazina yacu azasangwa, amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo.
iri joro niritubere ijoro ryiza, ejo igitondo kizatangaza tugushimira ibyo uzaba dukoreye muri iri joro. Tukwiza amaboko turakwiragije, tubisabye mu izina ryera rya Yesu, amen. amen. Ijoro ryiza kuri mwese. Muramuke. n'igihe cyo gusenga twicishe bugufi